Yes bakunzi ba Mukanzu TV aho muherereye hirya no hino, iyi ni Mukanzu TV mbahaye ikaze mwese aho muri hose tubane 5 kwa 5. This is 10 minutes of laughing, but now I add 5 minutes of laughter kubera ko nawe ko muri kubikunda cyane. Nongeye iminota 5 yo guseka, yari 10 minutes ariko ni 10 minutes ni 15. Yes, ni mwishime kandi museke tubane kuri Mukanzu TV. Negirije video z'umusani wacu Papa Cyangwe mwese mukunda kandi basaba ko mureba yiwe album yiwe iri hanze, mugende muyirebe nyuma yuko hari umusani uza ku macana atandukanye bityo akaduha show. Yes, twagiye reka no kugutinza maze uyumvira umusani wacu Papa Cyangwe urya aragusetsa nawe utembagara. Welcome, ready, let's go. Kandi nubundi abantu barakunze ibiganiro kurenga imiziki nkagira aho nkava mu biganiro kugira ngo bumve imiziki. Bro, abantu ntago bigeze bakunda imiziki yanjye. N'abanyamakuru bantumiraga ari ibiganiro, ikiganiro kikarangira atambaje ku ndirimbo yanzanye. Yego. N'abarebye ikiganiro bakavuga ngo part 2 ngo dushaka indi part ngo umwana ngarasetsa. Nkabona ikiganiro kigize 200,000 indirimbo ifite 60,000. Avuga ibi ntibibaho. Avuga none se aba bantu bakunda nje umeze gute? Nza kwisangira bikundira umuntu baruhura mu mutwe ari we. Barananiwe nawe. Ndavuga se ndi umuterapiste mba naje kubaganiriza cyangwa umusani. Nibwo navuze ati ibiganiro ndabiretse. Niba nshaka kuza mu kiganiro ngo twishimane. Ariko nababwira umushinga wanjye nashoyemo amafaranga mu burebe mu bukunde. Nabona ntago mwawukunze ahubwo mwikundiye umuterapiste ugiye kubaganiza. Ndavuga ujya. Akapera ku ndirimbo yitwa Ndarengana niyitwa Ubwo Urahaze. Iya gatatu yitwa Kanseri David igitero cyane. None abantu bagiye kumva album iri hose kabisa. Album ewani tabaho kabisa. Nimba uri driving uri hanze y'u Rwanda, make sure ko ushizeho Spotify yawe ugende wumva album yose. Album y'ubugome kabisa. Dropping aho comment inbox ya ku Instagram mubwire Papa Cyangwe ahantu hose uranyemeje cyangwa se uratubeshya. Turongeye. Nyamuneka reka mbisubiremo. Muntu uri hanze y'u Rwanda cyangwa se no mu Rwanda, nimba utwaye imodoka yawe cyangwa uri gukora siporo yawe, niba uri mu rugo, niba utetse, niba ubiretse nta kibazo, ya kuri Spotify sibyo, ushyirimo album yose Papa Cyangwe yayishyizeho ahantu hose kuri Spotify, Boomplay ahashoboka hose. Ambare gutereza cyangwa se utwara imodoka yawe ushyiremo album yose, indirimbo uri bwumve ko yabigukoreye umwandikire inbox mubwire ngo nene wabidusabye ko tukubwira commentaire ngiyi kubyo numva. No kuri YouTube ujyeho kabisa niba uri mu rugo utuje kuri YouTube nawe ishyireho, ariko cyane ukoresha izo mvugo kugira ngo tuzikomeze zinazamuke kuko niho abartiste bari gucuruza cyane imiziki. Album bayamuvunnye ntara dropping ama video, noneho biraza kumuha impamvu n'imbaraga ahitemiza akorera ama video, kuko nago nabamya ko yahitosora indirimbo zose ama video yabigoshye. Ariko mumuhe commentaire kugira ngo abone izare gukorera ama video. Twagiye tugiye guhera ku ndirimbo ubwo twari tuvuze. Hari Kansirida, hari Ndarengana, Ubwo Urahaze. Ndarengana ndankukubita akabora gato. Yego. Ndacyakuriye imanzi zose muri Kigali, ndacyari president wa Zebedayo zinaha. Benshi bamfata nk'iniga ikunda icyana, bucura bwa rurema nago nakora ibyo cyaha. Bakunda kuvuga ko nkunda ijipo cyane. Ndarengana kandi n'umukinnyi wa Danje. Ndarengana singe wavuze ko ndarengana, oya nago ndakabandi. Bakunda kuvuga ko nkunda ijipo cyane. Ndarengana ko ndi umukinnyi wa Danje. Ndarengana singe wavuze ko ndi mwitera bwaki. Ndarengana oya ntago ndi eko numva rero ngiye gukura kuri album ngiye ahubwo. Iyo ndirimbo rero nayikoze kubera buri kantu. Kubera agifungwa kabisa. Narayirebye producer wayo yakozwe na Elvis Beat. Nayikoze kwa buri kantu namubona numva n'umuji wanjye, mbona story kumuvugwaho duhuye aranganiza kuntu bya tugwa kuri ya ndirimbo y'ama story vibe n'ibiki. Ewana nyumvishe rokayo gati nta ndirimbo irimo. Uzanye bya biganiro byaye mu muziki. Tangiye gutera story mu muziki. Nyumvisha yago ewana yumvisha ba Melody na Pius bagiye kure wa mukecuru aririmbye ngo mu bushyuhe. Barayumva bari kwivibinga. Melody avuga ati Bora ni ya Danje. Yagetamo amagati ndi kumwe na Melody na Pius ati Bora basaze. Bita bamvugisha ati wacyana iyi ni hit. Melody atamwe ati
genda shaka ahantu nanyukiremo iyi hit. Nibwo nasubiye muri studio ndabihindura nyumvisha Rocky avuga ati wapi noneho melody yandikiye yagambye ati bwira cyana kigo yandirimbo nongere numve ayimwumvisha yambye ati iki cyana cyakoze hit iyo voice note ya melody narayumvisha njya muri douche nkajya nyikina nkayumva ngaza muri salon nkayumva ewana njya kurya nyifite buri nabwo uyu ni melody cyangwa yabwo nawe ari kubeshya melody yavuze ngo iyi ni hit cyangwa ndi kuyumva no nkagishaka kuyikopiya ngo nyumvisha abashuti bawe mbabwira ati munyumvire ko yari melody nyoherereje Rocky icyo gihe yari ari Tanzania na Mr Kagame bari gushutinga ya bora yabo ntizi ndayimwoherereza voice note aramurumva Rocky ntabwo yari azi ibintu by'imiziki yari ari movie cyane byama movie ayumvishe urumva yari yarayanze acyumva melody ko urumva yakundaga melody cyane we yumvaga acyumva melody avuze ngo iyi ni hit n'ibyo yatambwira ngo shootinga video yayi ni hit natwe turayikomfira kandi yari yayifize kwa nta bushobozi twari dufite itamamagara Titi ndamubwira ati mfite indirimbo ya hit Titi Brown arambwira ati wowe se ukora hit wacyana ndamubwira ati jya WhatsApp nkutemo hit ntabwo namuhaye indirimbo namuhaye voice note ya melody avuga ati iyi ndirimbo ni hit amaje kumva voice note ndamubwira ati aramamagara ngo none se iriya voice note ino ndirimbo ndajya nkumvisha iyo ndirimbo feedback ifite itarazo mutama indirimbo ndandika ati umva hit akiyumva yatambwiye ati iyi ni hit fata ya voice note nyohereza Jojo Breeze ni umva hit kuko nayo yari umubyinnyi uteye ubwoba nawe avuga ngo none se ngiyo hitire ko namuhaye nayo voice note ya melody ni ya Titi arangiye ngiyo hit siriye itanye mutama ati umva hit nawe yumvishe atavuga ati ni hit kabisa Titi rero nibwo yambwiye ati ariko iyi hit irasaba video iri bijyana n'ibijyana muri corona n'ibiki ahitambwiye ati rero niba udafite ibiceri nzaza nkwereke ibibora byaje bya TikTok urumva TikTok sinari nyizi ni Titi yari update bya byose ko bikoreye duhuye tamnyereka abana kuri TikTok bari kuririmba utuntu nambwiye ati uyu mwana asabaho ko nabonaga abo bana ari ibizungerezi kubera yamba effect babona nta mwana mu buri kuri urwo rubuga yazamura ati reba iyi bola cyo gihe yanyerekaga bola za Justin Derulo kuri TikTok nkabona bona bose bari kuzivibing nta numwe twanavugana titarambye ati rero nje nabigukora tukayikora gutya mu urugero rw'indirimbo ya Kivumbi na Mike Kayihu nuko Sabrina yari yasohotse imeze ambwira ati nabigukorera turavugana urumva icyo gihe nabicaye nayo mfite n'ibiki yemera kumfasha we yari abafite bavugana n'ibiki abasaba challenge kajya bandikira n'ibiki bakajya bafata challenge pack yego arazima arambwira ati muze editing mamagara Kadafi ndamubwira bro dufite bora gutya na gutya ni hit we yari ayizi ko yanaririmba yego tujya ku Gisozi bora yabaga yabanaga na Babu turara tuyediting uriya ndirimbo yatwaye nk'ibihumbi 10 byonyine ubwo nibyo kunywa twarayitugwa kugira ngo yedite ko dio producer ayikoreye ubuntu video ni Kadafi yayikoze ayikoreye nta byaizikate nta twayikoreye ubuntu ira booming rero kugira ngo booming urumva narembyemo decating pesi kumbuga n'ibikeneye decata yumvishe wana akajya posting ati iki cyana cyanyibasira iki cyana abantu bakora bagenda bayigira iba hit dufite indirimbo na Igor Mano muri studio itarasohoka so rumva nabe Igor bitavuga ati wa mupeti daka twite hanze turashootinga hagenda haziramo izindi so rero nge ntabwo mvuga ko imiziki cyangwa ubwamamara ari ibintu ngewe na panze mvuge ngo nari nzi ngo bizagenda gutya so ni ibintu Imana ikwihera so rero niba Imana ibiguhaye wibyiratana abasitari bari mu Rwanda ni bake bro ngewe abasitari mbanzi abasitari batanu ubwo mu Rwanda uyu nguyu ni umusitari batanu mbere ni president w'igihugu cyacu His Excellence Paul uriya we umusitari wa mbere mvuga ati uyu ni umusitari umuntu wa kabiri ngiye ku giti cyanyu mvuga ati uyu muntu ni umusitari sina Gerard mukapo mba mvuga ati uyu ni umusitari nta muntu uhanyura ariya bora bro undi muntu bita Makuza ni umusitari Rubangura ni umusitari nyine bantu nyine bakoze ibikorwa abo bantu nta muntu baribyimbye aho ngo ni abasitari ariko bro hari umuhanzi wumva ko ari umusitari
wamuhagarika Rwamagana yonyine hano kuva i Kigali ujya Rwamagana ni iminota bro ntibamumenye kandi azi ko ari umusitari ariko bro urahura n'umusani tekereza umusani yashatse kumenyekana tagetenga abantu bamumenye bamubone ariko uyu munsi kwa bamubonye bamwumvishe ingofero jumper agapfukamo bro none se waje muri ibyo bintu ushakaga bakubona impamvu rero baba batinya ko bababona mu bukene bro hanze Chris Brown aragenda Justin Bieber aragenda Kanye West baragenda uzi impamvu bagenda ntabwo uri bumusuzugure arasa neza yego numubona ku muhanda uravuza induru bigutunguye nawe ajya nyura muri iyi mihanda ariko mu Rwanda akona ati zambo kubera iki wowe witsinaga ntago ari ikibazo cy'uko uri imbo ahubwo ubuzima ubere kura fakinga cyane niba video zawe ujya mu kigano kabwira ngo 15 umuntu akakubona uri kubwira umumotari ati makaske turavugana tigeze etavuga ati ni imbo urumva umumotari ageraho niwe ubibwira abandi bamotari atwaye ka papa cyangwa ninjoro imbeho yari ikishe kari gutitirana kaje ntumangayikire bro ufite barumuna bawe ujye bahangayikira ngende akuse uzeke cyo wamuswera ambo turakomeza rero nicyo cyonyine ngiye kimbabaza kuri Cyangwe ntabwo mbazwa nuko baragiye cyabyeze ute bazwa nuko yasubiye inyuma abo bajene ntabwo nkeneye support yabo gusumira inyuma kwanjye nari nakwaka igiceri cy'ijana nari nakwaka amayinite yanjye nari nakubwira ngo postinga ariko Cyangwe wirakara cy'umujene ariko itavuga ngo ibuka yuko hari umubare munini w'abantu bari kutureba kandi mu byo bagomba harimo na discipline ibabaniga baje muri show reka ngwingero bro nge najya kurimba muri za Kigali Universe roka ketaguruka genge nkijya stage ngo tugende ngo ntabwo twarira mbebo umaze gukubita baketa bongera bakicara none umujene avuga ngo ntago bagira iyo hit usibye ko nzi ko Rocky atagira iyo hit imeze gutyo sibyo ariko ukuntu nanabyumva kabije noneho kuko inyuze ibiganiro byose bakoze mbwira ikiganiro wigeze ukora na rimwe uvuga ngo kundirimbo yanjye neza icyo wakoze cyose ni indirimbo yanjye uzivuga nabi umvuga nabi uyu mujene noneho se nahitaga mvuga ni rero ntago muzi we kuri w'igitaramo ndo mu Gatsata wo mu Gatsata urumva umundu wazaga kureba ro kutwiguzeho none wangu ngumuzi imbere yanjye nawe suhari bro nukazaje kurya imboga mani nguze no kubeshya uri boss wa kumudefanda ariko nukazaje tubyoroshye bro nje naguhuje nawe ntago wari uhari rero wijya ariko ntago mwahuye mbere yanjye mureka tubyoroshye Cyangwe tangiye kurya imboga no kubeshya abanyarwanda nje ntago mani nje ntago njya ndi umujene mani ukapinga nje ngira umwana sinjye wabyivugiye ngira umwana ngira n'umugore ibaze noneho kujya mu ndege ariko habereyemo amateka koko urumva abapampe twese twagiye mu ndege inje ni Rocky ni Gormabano ni Kadafi na Yanare n'abapampe ba Kina Music bamwe na bamwe baraho turagiye reka umupampe Kadafi bakamejeje ko ari ubwa mbere yagiyeyo ikirungurira kiramufata isese miramufata ajya kubise nk'umugore muri mwanya ameze gutya ntiyakize umwanya akenera gukora pipi ibyamubayeho nakomera buri indege si ikintu akenera gukora pipi none yagira ngo indege ni nk'inzu isanzwe abarakase no inyuma n'icyo aragenda yari afunguye cya kiryango cy'inyuma umupampe tubona yageze ku kiryango cy'inyuma arimo ashaka kugifungura nakabyaza oya reka mbivuge wimurwunge ngo nabivuga umupampe tubona agiye gufungura rwa ruryango rw'inyuma abantu bo mu ndege baba bari hagati kariya kana kari kwiruka n'iki baba barirukanse bariruka turavuga iti habaye iki tubona jam iri mu ndege baba bagiye kuzana iki n'iki babagaruye imbe baticara hari ati nshaka pipi bati yuvuga mbere baba abakobwa beza bakora muri Rwanda ya beta bamujyana gukora pipi icyo kintu cyaranyemeje baravuze ati mbe batuvuze ngo iki hari ati nje nshaka gukora pipi barafata roketa avuga ati imbeba rero ndabona nkwiye no kuzajya nshaka uburyo mbatembereza mu ndege baba mujyanye kwikora pipi icyo kintu ni igitendo cyabaye cya mbere kiransetsa none se ibintu uvuze wabyumvise njye navuze ngo ikibazo ntabwo ari uku living sibyo
the problem is what not living. The problem was the talk about like talk after living. Nyine ibintu wagiye uvuga nyuma ukagoreka amateka ibintu bitabaye ugasanga uri kubivuga. Ibyo byatewe n'iki? Hasohotse letre ivuga ibintu bitandukanye n'ibyo nge nababwiye mwese mwayimuzi. Kuko hasohotse letre ivuga ngo iri official iri kuvuga ko umuhanzi yaseze ataseze. Mwese mwayimubizi. Tunabigemo cyane byose. Kandi cyo cyane n'ikibazo nge sinda nabifata nk'ikibazo ikintu mba nishimira nuko mbamona Kadafi uyu munsi mvuga ngo ngeze kuri office y'umukamizi. Mba numva nishimye ikindi nkavuga ati boss mukuru bya bintu byaracyabikora neza anameze neza ngongera nkavuga twese turacyari bazima tunameze neza ikindi nta rwango nose kadanda kwanga nyine byo urumva ngereka mubwira ikintu kimbabaza nago mbanga man mubwira ikintu cyonyine kimbabaza ahubwo wenda audience niyo yabifashe ukundi uko yisteteza ngo Petari yihenuye ngo yihenuye ngo kuri genge ngari yamuzanye n'ibiki kandi wenda ngewe nago nari nyuzwe n'ibyo nashakaga cyangwa ibyo nabonaga aho hantu ahubwo abo basigaye bo bese bavuga ati bagomba kubona ko genge agiye atari uko tubuze ubushobozi ahubwo impamvu agiye reka tuyereka abantu ko ari umuntu utanyurwa kandi ese ndwa umuntu utanyurwa bro niba ndana umuntu utanyurwa ntago nari buzi wawe cyangwa nkujyane mu rugo cyangwa tujye dura muri ubwo buzima twahoragamo ahubwo ngiye hari ibyo nari nkeneye nabonaga ntari guhabwa